Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, mukurikiye uyu murongo wacu Info France Rwanda, nongeye kubaramutsa muraho neza, mugire amahoro y'Imana ndetse n'imigisha myinshi. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro gishya, ni ikiganiro cyane kivuga ku mubano w'u Rwanda, umubano w'u Rwanda n'amahanga, umubano w'u Rwanda n'ibihugu byegeranye n'u Rwanda, no kuvuga ibihugu by'abavandimwe bidukikije. Uwo mubano w'u Rwanda rero ukaba ufite n'umusaruro kuko uhagaze neza, ari mwiza cyane. Ndagira ngo mbabwire ko umubano w'u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byose ni umubano mu byerekeranye n'ubukungu, ni umubano mu byerekeranye no kugenderana n'imibereho myiza y'abaturage n'iterambere mu buryo bwinshi. Umubano utagira rwose icyo umuntu yawunenga, kuko kugeza ubu ngubu umubano wawo uri kugenda ugaragaza umusaruro. Umubano w'u Rwanda tukunze kubona mu bihugu birimo bitabaza, u Rwanda rugatabara. Umubano w'u Rwanda dukunze kubona mu bihugu bifite ibibazo, u Rwanda rukajyayo. Umubano w'u Rwanda tufite hirya no hino, aho abashonje u Rwanda rukoherezayo ingemu. Umubano w'u Rwanda tufite mu buhinzi n'ubworozi, aho duhinga amakawa, tugahinga icyayi, mu mahanga bakabikenera, u Rwanda rukabibashyikiriza. Uwo ni umubano ukomeye cyane. Ndetse mu buryo bwo kugenda bahana ibintu runaka, u Rwanda aho ngaho rufite umubano nta makemwa. Umubano w'u Rwanda ashaka kubabwira muri iki gitondo, kuko tuzawugarukaho, ni umubano w'u Rwanda hamwe n'igihugu cy'u Burundi, umuvandimwe wacyo, inshuti ikomeye, umubano ukomeye, ndetse umubano uri kuvamo umusaruro ushimishije. Mu minsi ishize itarenga 2-3, abakurikiranye amakuru mwumvise ko ubu ngubu u Rwanda rwakiriye abari barigize kagarara, abari barinjiye mu mutwe w'iterabwoba w'umugabo Paul Rusesabagina, bageze kuri 11 bose bakuwe mu bandi, ubwo nabo bari kuza, abo bamaze gushyikirizwa u Rwanda bitewe n'umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'igihugu cy'u Burundi duturanye, igihugu cy'ikivandimwe kuva kera, igihugu kivuga ururimi u Rwanda rukumva, abanyarwanda bakarwumva, igihugu u Rwanda abanyarwanda bavuga ikinyarwanda nabo bakacyumva. Murumva ko nta mpamvu n'imwe u Rwanda rutarata uwo mubano, kuko ni umubano ushingiye ku bintu byinshi cyane. None rero kubona u Burundi bwaragize gutya ruti ko andi mahanga agira gutya kumva ikibazo cy'u Rwanda, u Rwanda rukavuga iby'umutekano ku isi yose, cyane by'umwihariko muri Afurika, mu bihugu byacu byo hagati y'Afurika yo hagati, ni ukubera iki twe twakwibuza uwo munezero kugira ngo u Rwanda turushyikirize abigize ba kagarara, abigize abihaye ibintu by'iterabwoba? U Burundi rwose bufata icyemezo, bushorera abantu 11 bose bo mu mutwe wuriya mutwe w'iterabwoba wari yobewe na Rusesabagina Paul. Ubwo rero muri iki gitondo ndagira ngo mbabwire ko uyu mubano uhagaze neza koko hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uyu mubano uzana abanzi b'igihugu ukabashyikiriza igihugu kugira ngo baganirizwe, bakurwe mu ibyo bitekerezo by'ubugome, binjire mu baturage nk'abandi, bakore nk'abandi. Murumva ko icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. U Burundi bwarabirebye bubona ko abo bantu bafite ibitekerezo b'imigambi mibi batari ko bashobora kuyivamo, bashyikirijwe igihugu cyabo, nacyo kikabafasha, kikabakura muri iyo migambi mibi. Ndibwira ko ibizakurikiraho tuzagenda tubimenya, tukagenda tubashyikiriza, ariko iyo nkuru niyo nagira ngo mbabwire ifite ingaruka rero ikomeye. Ni ukuvuga ngo uwo mutwe w'iterabwoba uwo mugabo Rusesabagina Paul uherutse kunyura mu nkiko, n'abandi mwese mubikurikira, ni ukuvuga ngo kugeza kuri isaha tuvuga, murumva ko uwo mutwe niba utangiye kumenagurwa, gukurwamo abantu bigize ibyigomeke, niba abantu bamwe batangiye gukurwamo kugira ngo bave mwako gaco gashaka gutera amahane muri kaya gace, gashaka gutera amahane, gashaka gutera intambara muri kiriya gihugu, birumvikana ko ni ngombwa imitwe imeze gutyo yose
ikurikiranwe byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo kubera umubano w'u Rwanda, niba u Rwanda rutabara muri Darfur, rugatabara muri Afurika yo hagati, rugatabara muri Mali, rugatabara hirya no hino, ntabwo ibyo bihugu ari byo byareka kugira ngo bishyikirize u Rwanda ibyigomeke bagashoza ntambara. Ni ukuvuga ngo kiriya ni ikigaragara, ariko ikitagaragara kiri gukorwa ni kinini cyane. Ni ukuvuga ngo hagati aho bari gutegura uburyo ki bose bagomba kubasakuma neza bakabakura nk'ubwo bwigomeke. Ikibazo rero ni iki? Abakiri mu mitwe y'iterabwoba murakora mwiki? Kureba kanyu kashobotse, nubwo kashobotse kuva na kera, ariko noneho ku mugaragaro bihereye mu gihugu cyegeranye n'u Rwanda, ubwo murumva mukiri he? Murumva mugitabaza iki? Murumva mugishakisha iki? Iyo nduru iracyashingiye kuki? Ubwo bwo bamutera abantu bacyashingiye kuki? Iryo terabwoba mushaka kongera kugara mu gihugu, iyo mirengwe itumye mumaze kugira ngo mushake intambara ntigiye kuzabakoraho. Kandi umunyarwanda yavuze ngo umurengwe wica nk'inzara. Ni ukuvuga ngo aho tugeze aha ngaha, umuntu yicwa n'inzara noneho agasara kuko inzara yamushajije. N'umurengwe rero nawe nukurasaza. Bantu bashajijwe n'umurengwe, bantu bari mu iterabwoba kubera umurengwe mwicaranye aho ngaho, igihugu ntacyo kitabakoreye. Hari uvuga ngo igihugu cyaraje kinkubita inkoni kinkura mu gihugu ngo nimvu nsohokemo. Niba wumva uri umunyarwanda nyamunyarwanda, ukaba ushaka icyo wumva ushaka mu Rwanda, igihugu cya marembo yarafunguwe. Nta mpamvu n'imwe mbona abantu bajya bashyirwa mu kagozi bagasohorwa mu mahanga aho bigometse bagashyikirizwa ukagira ngo ni abajura. Ndetse birenze kuba abajura, hari igihe umuntu yiba afite inzara akisobanura, ariko noneho kujya gukora ibibi gusa kubera ko wumva urenzwe, kubera ko wumva igihugu kiri hariya gitengamaye kimeze neza, bikagutera ishyari, bikagutera umujinya, bigatuma noneho ujya gukora ibyo ngibyo. Dore bari kubashorera. Abategereje gushorerwa nababwira iki? Ariko nge nababwira hakiri kare, uyu murongo Info France Rwanda icyo wabijeje ni ukubabwira ibintu hakiri kare, ni ukubateguza hakiri kare, ni ukubakundisha igihugu cyanyu mushaka kudakunda kandi cyarababyaye ari icyanyu. Ubushize nabaganirije ku muco nyarwanda, kuba umunyarwanda, kugira u Rwanda nk'igihugu abandi bakibona ko ari kirezi. Munyarwanda uri hanze cyangwa uri mu gihugu imbere utabona ko u Rwanda ari kirezi muri iki gihe cya none, ko kuba umunyarwanda ari kirezi, ufite ubukererwe. Niyo mpamvu rero uyu murongo wiyemeje kubahagurukiriza kugira ngo mumenye icyo mwicaranye, gaciro mwicaranye, mwe kugapfusha ubusa. Mumenye ibyiza murimo, mumenye ubwiza mufite, mumenye ndetse uko mushobora no kubyigeza hamwe bikabyara ibindi byiza cyane kurushaho. Igihugu cy'u Rwanda kirabakeneye nk'abanyarwanda, ariko namwe muragikeneye nk'abanyarwanda mukivukamo. Ntabwo ari ngombwa gusa ngo abantu bajye bagenda bagiye kucyonga. Ndibwira ko nanone dusabwa kugira ngo natwe ubwacu tucyubaka aho turi, aho kugikoronga, aho kugisebya, ugasebya abayobozi bacyo, ugasebya abategarugori bacyo, ugasebya abagabo bakuze bibereye mu mirimo bahawe, mukabambika isura mbi, mukajya kuvuga ko bafite amarozi, mukajya kuvuga ko bafite ibiki byose bari kwica urubyiruko, kandi rimwe muri kurwica muruhangishaho, murwigisha ibitutsi, murwigisha imvugo mbi, mwica abantu bariho, mukajya kubwira rubanda mumaze kubohera mu kantu ntavuga ko ariko kugira ngo bakurikire ibinyoma n'ubugome bwanyu. Ndagira ngo mumenye ngo muri iki gitondo kuri bamwe, ku manywa ku bandi, ku mugoroba ku bandi, ndetse no mu gicuku ku bandi, bitewe n'uko abanyarwanda aho turi hose. Ariko nko mu Burayi kuko muri ku manywa, nagira ngo mufate akanya mwongere mwisuzume, buri wese yisuzume areba ati umunsi nazajyanwa kuriya navuye mu byo ndimo. Nzagenda mboshywe ndi umuntu w'umugabo byazavugwa hehe? Ndi umugore we noneho biranakabije, ndi umwana muto biranakabije. Nimwikubita agashyi, mwikubita agashyi. Niba ibihugu byegereye u Rwanda, inshuti, abaturanyi batangiye gusakabaka kugira ngo bakuremo inkozi z'ibibi, bakuremo ibyigomeke, iterabwoba, ntabwo uzasigana naho waba wihishe hose. Ubwo rero iminsi ibigeze, iminsi y'umujura baravuze ngo ni iminsi 40. Uwa 40 ni ukuvuga ngo iyo ugeze ufatirwa muri bya bindi bagiye kwibamo. Hari n'igihe uza ubyikoreye ukabigeza kwa nyirabyo,
ubwo se abanyarwanda ntabwo twumva? Abanyarwanda ntidufite amaso? Harya ngo iyo umuntu avuye muri kiriya gihugu yiyambura ubunyarwanda, ukabwiyambura se ukambara iki? Iyo ubwiyambuye wambara ubusa. Muri iki gitondo cyiza, ni igitondo numva nakwibutsa abanyarwanda agaciro kabo. Ni igitondo nakwibutsa abanyarwanda cyane bari mu mahanga agaciro bicaranye mu mahanga nk'abanyarwanda, bicaranye mu mahanga nk'abafite u Rwanda nk'igihugu. Ariko nakomeje kubabwira ko ibyo bisegasirwa, bigafatwa neza, bikitonderwa, noneho bigatuma cya kirezi twambaye kiba ikirezi koko, kandi kikera kikara kandi neza. Ndumva ntasoza iki kiganiro ntibukije abagabo n'abagore bari kwitesha icyo kirezi. Abagabo n'abagore bambaye urubwa, bakambara ibitutsi, bakambara ubugizi bwa nabi, bakambara ubugome, kandi bitabakwiriye rwose. Ibyo nzabibabwira igihe cyose ngifite uburyo bwo kubibabwira, kuko nta numwe uberewe no kwambara ibyo, cyane cyane yitwa umunyarwanda. Kuko ni umubano w'u Rwanda ugenda ukagera hirya no hino, igihugu kigatabara aho ibindi bihugu byananiwe, igihugu kikabana neza naho umubano udashoboka. Nta gihugu na kimwe kugeza ubu kitabanye neza n'u Rwanda. Muzaperereze mubaze, ndabibabwiye. Kandi ntabwo ari umubano uyu nguyu wo hejuru, ni umubano w'imbere, noneho bya bindi by'imbere bigaseseka inyuma hagaragara. Ni murebe bibereye mu baturanyi bacu i Burundi, umubano mwiza uri mu bihugu byombi wibereye imbere, murabona ko hari ikintu usohoyemo. Ubwo se mwibwira ko bariya nibagera mu ihaniro batazavamo abagore n'abagabo bafite gahunda nziza biyemeje? Ndashima ikiganiro numvanye uriya wari nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Pierre Damien Habumuremyi. Yavuye muri gereza ubona afite determination, afite kwiyemeza, avuga ati nsize ibintu by'ingenga bitekerezo. Yemwe banyarwanda, umunyarwanda yise umwana ngo nihisha mu nda, ariko guhisha mu nda ibintu bibi biraguturiza cyangwa bikagusandaza. Yanenze ingenga bitekerezo yumva. Nuko ngo abanyarwanda nyamuneka tuba abanyarwanda bafite imico myiza, tuba abanyarwanda bahatse inda nziza zizabyara abana beza, atari ukubyara abana bazangiza igihugu. Ndabibasubiriramo, reka tubyara abana, dutegure kubyara abana bazubaka igihugu, bazubaka hanze, bakubaka n'imbere mu gihugu, bakubaka ahejo habo heza. Cyo ni ikintu nzasubiramo. Tukubaka, tukabakira abana bacu ahabo hejo hazaba ari heza cyane kurusha uko tubibona ubu ngubu. Niwo mugambi umubyeyi yagombye kugira, ari uw'umugabo ari n'uw'umugore. Ababyeyi muri rusange n'uwo mugambi bagombye kubaho. Ntujye kubona umwana warubyaye ashorewe kuriya ngo afatiwe mu gico cy'abagizi ba nabi. Erega umuntu arihana ibintu bigahinduka, umuntu arihana ibintu bikajya mu buryo, umuntu arihana akagaruka bigasibangana. Ariko nimusoma ivanjiri bwana Padiri Nahimana nk'uko wagiye bisomera abandi, ko umuntu yihana akava mu byaha akababarirwa, ko umuntu yihana akagaruka ukabona afite isura nziza, ukabona afite umunezero. Ndagira ngo ubu butumwa ubugeze nuko muri kumwe, kugira ngo mu gitondo nk'iki namwe abafite imbuga nyinshi zifite imyitwarire mibi, zirwa zisebya u Rwanda, zigasebya abategetsi b'u Rwanda, rugasebya abanyarwanda bibereye mu mirimo yabo, batumwe mu mahanga, bari mu kazi bashinzwe n'igihugu, igihugu kimeze kuri mutabashinze mwebwe mwirwa mubatuka, mugashira isoni ku mugaragaro. Ibyo bintu ntabwo bibereye umunyarwanda. Nzabibiyama, nzabibabuza, nzabibatesha. Nubwo yenda muri bamwe bongera mukampinduka mukavuga ngo ni gushaka amaramuko, irigeze nsonze, mfite amaboko yo gukora. Undi ati ngo ubuzima bwo mu Burayi burakurambiye. Ubuzima mubayeho nibwo nanjye mbayeho, ibyangombwa muhicaranye nanjye nibyo nicaranye hano. Ndi umunyarwanda nkaba ari umufaransa, ibyo birampagije. Ubwo rero ndibwira ko mubibabwira ntabwo ari umugabo wa fake, ni umugabo nyamugabo, Pasiteri Kayumba Jean Baptiste. Ndabwira ibyo nabonye, ndabwira ibyo mbona, ndabwira ibyo nkurikira, kandi ndabinginze
ubwo hari yenda mukibwira ngo ndababwira nayo cyangwa hari ikindi nkurikiranye. Icyo nkurikiranye kirahari n'ubundi, ni ukugira ngo waduha abanyarwanda aho turi tukaba abanyarwanda babanye neza, dore ko hanze ahangaha abantu babaye mu bwoba, batejwe n'abantu birirwa bavuga ngo abantu barapfuye, batejwe n'ubwoba n'abantu bavuga ngo ngaho genda ukore n'iriya ngoma, si utayikora ko ari ingoma y'u Rwanda babuzwa n'iki kuyikorera. Harimo n'abavuga iby'amafaranga. Gukorera igihugu cyawe bigomba amafaranga koko? Gukorera igihugu cyawe wicaye hano mu Burayi ufite icyo urya ukabura icyo ugira gutye, ukibuka abana basize inyuma badafite amashuri, ukibuka abana basize inyuma n'ababyeyi babo bashonje, ukibuka ko hari agatungo bakeneye korora kakabaha n'agafumbire. Ibyo ntibyasimbura izo ngeso zo kwirwa ku mbuga mwirwa mutukana nk'abantu b'abagabo, mukirwa mutukana rwose imburamukoro. Nzabibabwira pe, aho mpugukiye nzabibabwira kuko mfite n'igihe cyo kubibabwira. Muve mu bita imburamukoro, muve mu byo bitwa ubujajwa. Hari umwe muri mwe wabivuze rwose, umudamu abwira undi mugenzi we naho Imana kurwo rubuga rwawe, aramubwira ngo utwo ni utuntu tw'utujajwa, abibwira mugenzi we. Ubwo se niba barabivuze barabyumvise wowe cyangwa abandi barabyumva? Kubona abantu b'abagabo baba mu tujajwa. Tujajwa ni amagambo mabi adafite ishingiro, adafite icyo ageraho, ni ukuvugaguzwa gusa, ni ugutukana gusa, ni ugusebanya gusa. Ibyo se mu muco nyarwanda hari aho biri? Hari icyo bisarura se? Nta na gito. Ubwo rero uyu mubano mwiza igihugu cyacu gifitanye n'amahanga kikaba cyufitanye n'abaturanyi beza, ndagira ngo mbabwire ko umubano uri no mu bihugu twicayemo mu Burayi. Umunsi kandi bageze gutya bagasakuma, muzavuga ngo Pastor Kayumba ntiyababwira. Umunsi bageze gutya bakayora, muzavuga uti wa musaza yaratubwiye. Harimo nambwira ngo ni umusaza ugiye gupfa nabi, ntabwo ari uzanyica. Kandi gupfa nabi iyo umuntu yizeye, umuntu akaba ari umugabo nkanjye, apfa nabi gute se? Apfa nabi gute? Ngiye ndavuga igihugu cyambyaye, ndavuga abanyarwanda bene wacu, tubaye beza tukaba bazima, tugashyigikira igihugu cyacu aho kwirirwa tugikoronga hanze ahangaho hoshye hari umwenda cyo turimo. So ufite umwenda azajye mu rukiko ajye kurega, aburana atsindira uwo mwenda. Ufite ishati bamwambuye azaburana iyo shati bayimusubize, cyangwa se ntiwageze mu Burayi ukagura izindi. Ahubwo niba ufite nyinshi, reba abandi bazikeneye uzibaye. Ariko muve mutwo tujajwa, muve mutwo tugamo, muve mw'ibyo bitutsi bitabakwiri. Padiri ukicara ko ku ntebe ugatukana, ukumva ko uri muzima, ukumva ko bikubereye. Ya ko nakaga. Umutegarugori akicara agatuka igihugu, agatuka umuyobozi wacyo, agatuka abayobozi, agatuka abande, akumva ko yicaye neza, amabunda ari hamwe. No. Ntabwo icyo kintu nyumva, sinzacyumva. Hari abanyarwanda benshi batacyumva, batazacyumva, beza bazima, bakunda u Rwanda rwabo, bakunda abayobozi babo, bakunda abategetsi, bakunda inzego zose, bakunda abaturage babo. Ntimukongere kwita igihugu cy'u Rwanda ngo ni irimbi muyobewe ibijyamo. Murashaka kwica se abanyarwanda ngo mubashyiremo ibyo rimbi? Icyo kintu ndakibabwiye. Hanze igihugu cyacu kibanye neza, nta bibazo muhafite uretse ibyo mwitera. Nimuguma hamwe muzaba muri wa mubano mwiza u Rwanda rumaze gutsura mu mahanga no mu baturanyi. Kandi n'ubundi umubyeyi yakoze neza, n'abana bahaberamo imbere bakajya imbere. Murakoze cyane. Ndabinginze rwose muyoboke uyu murongo Info France Rwanda. Wariyemeje ntuzabura kubikora, kubagezaho amakuru meza, kubagezaho inama nziza, ibitekerezo byiza. Nimuyoboka ntacyo muzahomba, nimuyandikishaho ntacyo muzahomba, nimuha ibitekerezo byiza ntacyo muzahomba. Ahubwo muzunguka, twese twungukire hamwe, igihugu cyacu cyunguke, abana bacu turi kubyara n'abamaze gusoreka bunguke. Urebe abanyarwanda barahatambukana ishema mu gihugu no mu mahanga. Mbifurije amahoro bene wacu, mbifurije imigisha y'uburyo n'ibumoso, mbifurije kugubwa neza, mbifurije kuva mu bubi tukajya mu bwiza. Imana ikomeze baho umugisha ibaragire.